Niba gukundana muri rusange bigoye, noneho gukundana uri mu myaka ya za 20 biba bimeze nk'ibidashoboka burundu. Ku mukobwa uri mu myaka ya za 20, gukundana ni nko kugerageza gufata ifi udafite umutego wo kuyifata. Ni nko kwicara mu bwato ugasenga kandi ugategereza ko ifi runaka yaza igahita isimbuka ivuye mu mazi ikinjira muri bwa bwato bwawe, uba ushaka igitangaza ukanifuza ko imitekerereze y'ifi nayo yahinduka burundu. None kuri ubu ngubu abakobwa n'abagore ibibazo bihora mu bwonko bwabo ni bene ibingibi, bibaza bati ariko se nukubera iki? Kuki bigora cyane kubona umusore mwiza? Kuki bigora cyane kubona bene rwa rukundo rwazaga mu buryo bworoshye cyane ubwo twari turi mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza? Kuki nta muntu n'umwe watubwiye ko gukundana bizahinduka uruhererekane rw'abasore bafite imyitwarire y'abagabo bazima kugira ngo babe abakunzi, ariko ibyo ngibyo ntibibe babandi bafite ubushobozi bwo kuvuga buri kintu cyose gishoboka kuva mu kanwa kabo, impamvu ari ukugira ngo batugeze mu buriri gusa? Ese ni ikibazo twebwe? Ntese ntituri beza bihagije? Ntabwo twiyoroshya bihagije? Ntituba twujuje ibisabwa bihagije? Gusa dukurikije ubushakashatsi, bakobwa si mwebwe mufite ikibazo buriya. Ikibazo ni abasore muhitamo, cyangwa se neza neza abagabo mwemera ko basimbukira mu buzima bwanyu. Ahubwo ikibazo mwagakwiye kuba mwibaza ni none se abo basore dukomeza gufata ni bande? Niba inshuti zawe zikubwira ko ufite impano yo gukururwa n'abasore babi mu myitwarire, bariya basore bitwa ngo ni ba bad boys, ntiziba zibeshye, ariko kandi ziba zirimo gushyira mu cyiciro gito cyane itsinda rinini cyane ry'abasore kurusha uko zibitekereza, kuko abo basore ba bad boys tuba tuvuga atari bakeya cyane, kubera ko ibibaranga ni imico igaragara mu basore benshi cyane. Dukurikije ubushakashatsi bwatangajwe na Psychology Today, abagabo barusha abagore kugira imico yiswe dark triad, irimo kwikunda birenze urugero, narcissism, ubugome bwo mu mutima butagirira undi muntu impuhwe, psychopathy, ndetse n'imitekerereze yo gukoresha abandi mu nyungu ze bwite, machiavellianism. Iyi narcissism turimo kuvuga, cyangwa se ubwikunde bukomeye cyane, niyo ituma abasore n'abagabo benshi bifata mu buryo bwo gushaka umubano w'igihe gito ku bakobwa, kwitegura no gushobora guhatana n'abandi basore kugeza wa mukobwa bamugezeho, hanyuma yo kumugeraho bamaze kumukoresha icyo bashaka, harimo no kuryamana, bagakora imibonano mpuzabitsina, umukobwa bakamwanga ndetse bakamwirukana byo kumuta akavirirana, niko babyita. Iyi narcissism cyangwa se ubwikunde bw'abantu b'igitsina gabo niyo ituma abagore bagwirwa n'ishyano rya buri munsi ryo gukundana by'igihe gitoya, akagutereta akagushukashuka kugeza amaze kugufata, hanyuma akakujugunya nk'ikintu kidafite umumaro, akagusiga ku ruhande rw'umuhanda ugasigara ubabara cyane. Iyi mico ya psychopathy niyo iha abasore urwo rukundo rushukisha abantu ku buryo budasanzwe, kandi ikabatera kubura burundu impuhwe n'icyiyumviro cyo kwicuza nyuma y'umubano wananiranye, cyangwa se kwa kundi umusore yamaze kukubabaza akumva ibyo bintu nyine umutima utarimo kumucira urubanza, nyuma yo kubabaza umukobwa mu mubano w'ijoro rimwe gusa, cyangwa se baba bagiranye bikanga. Naho iyi machiavellianism cyangwa se ubu bushukanyi niyo ituma baba abahanga cyane abasore mu kuyobora no gukoresha abandi ku nyungu zabo, biyobowe no gushukana. Ahangaha abakobwa baba bafite ibimenyetso byose bifatika nk'ibyakusanijwe ku mwicanyi ruharwa witwa Dexter, kandi byose biba bibagaragarira ku muntu wafunguye amaso. Ikibazo ni ese hakurikiraho iki? Kubera iki ibyo bintu biba? Kuki abakobwa bakomeza gukururwa n'abasore kandi bigaragara neza ko batari mu mitekerereze ibashoboza kubaha ibyo babashakaho, ari rwo rwa rukundo nyarwo? Ese kuki abakobwa bakomeza kwirukira umusore ufite icyuma n'ibikoresho byo kumupfunyika nk'umurambo? Saran Wrap, umugabo witwa Gregory Louis Carter wo muri kaminuza ya Durham yagerageje gusubiza iki kibazo akoresheje abakobwa 128 bigaga muri kaminuza. Abo bakobwa yaberetse amoko abiri y'abagabo, itsinda rimwe rifite imico ya dark triad iriya tuvuze haruguru y'ubugome, kwikunda ndetse n'ubushukanyi. Irindi tsinda rikaba ari itsinda risanzwe ryo kugereranya, mbese ry'abandi bagabo basanzwe bari aho ngaho, bamwe baba bafite umutima mwiza, mbese ari babandi bagiye gutereta bisanzwe. Kata yasanze abo bakobwa babona abasore bafite imico ya dark triad imwe y'ubugome
bashimisha abakobwa kandi bakabakurura cyane kurusha abagabo bo mu itsinda risanzwe. Ariko se ni ukubera iki bimeze uko nguko? Kuki ibyo ngibyo abakobwa babikunda cyane? Nk'uko Kata abivuga, bishobora guterwa n'ihitamo rishingiye ku gitsina cyangwa se icyo bita sexual selection. Ibi bivuze ko kuko abagabo n'abasore benshi bafite imico ya dark triad, abagore n'abakobwa mu buryo kamere bakururwa nayo bitewe n'impamvu zo kororoka no gushaka umuntu bagomba kuba bari kumwe mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Ariko hari n'izindi mpamvu zituma abakobwa n'abagore bakunda abasore n'abagabo bababaza cyane. Impamvu ya mbere ni ugushyuhaguzwa kubera umunezero. Buri muntu wese w'igitsina gore icyaha cyo kwanga cyangwa se gutera indobo umusore amuziza ko ngo yoroshye kiramuhama. Wa wundi wabyukaga buri gitondo akamwandikira, akaba yaguhamagara arimo kukubaza uko umeze, akagutumira kugira ngo muze gusangira ifunguro rya nimugoroba, kandi uwo musore akakwereka neza intego ze n'ibyo agamije kuri wowe. Bene uwo musore abakobwa abatera irungu, bakamurambirwa vuba byihuse cyane. Bamwe bashukwa n'ubuto ndetse n'ubuzima, bakumva ko bakeneye ibintu birimo ibyago bikeya ndetse n'akantu k'akaga. Umukobwa umwe yaravuze ati noneho ubu uko ako kaga turagafite. Kuri ubu icyo twifuza gusa ni umusore utekanye, utazadushyira mu buriri gusa ngo hanyuma adutere inshuro 15 icyuma mu mutima agahita yigendera mbere yuko tumenya ibyabaye. Impamvu ya kabiri ngo abakobwa bahitamo kubabazwa kurusha kuba mu bintu ntihagire icyo biyumvira. Hari imvugo ivuga ngo ni byiza kumva ikintu kuruta kutumva na kimwe. Ariko iyo bigeze kuba bad boys cyangwa se babasore nyine babagome n'abagabo babi mu myitwarire, assholes niko babita, akenshi birangira urira uri mu buriri wifuza gusa kongera kutagira icyo wumva na gatoya, mbese wabaye nk'ikenya. Ariko mbere yuko akubabaza wari washyushye cyane ibyiyumviro ku buryo wisanze winjiye ku bushake mu rwobo rw'inyamaswa, wibwira ko ngo witeguye guhangana n'ibyakurikiraho byose, ariko nyamara uko niko wibeshyaga cyane. Impamvu ya gatatu, abakobwa bahumwa amaso n'ibyifuzo by'inzozi z'umunezero wabo. Umukobwa umwe muri abo ngabo yaravuze ati niba tuvugishije ukuri reka byose tubivuge uko bimeze. Abagabo n'abasore benshi duhura nabo ntitubapima dushingiye kubo bari bo nk'abantu, ahubwo tubapima dushingiye ku buryo bazagaragara neza mu mafoto ya Instagram yacu. Ntitureba umugabo cyangwa se umusore ngo tumwitegereze uko ari nuko azatwitwaraho, tumureba nk'amahirwe yo kumugira uwacu. Twinywera ibi bitekerezo n'inzozi nini tutabanje gutekereza, hanyuma tukamenya bitinze ko ibyo twari turi kunywa burya ari uburozi. Ikintu cya kane, undi mukobwa yaravuze ati tuba dushaka kuba uwo mukobwa cyangwa se kuba ngo uwo mukobwa nyine, that girl cyangwa se that woman. Buri mukobwa yifuza kuba ngo uwo mugore ushobora guhindura bad boy. Niba uhuye n'umusore ufite imyitwarire mibi nyine ngo utwika cyane wa bad boy, buri mukobwa aba yumva uwo nguwo nyine yabo we noneho kugira ngo azamuhindure. Niba utarabisobanukirwa neza, dore ikimenyetso. Uriya musore ngo ni bad boy cyangwa se w'umugome ntiyahinduka na gatoya. Ni amagambo y'uwo mukobwa yavuze ati abagore n'abakobwa bahura nawe gusa nibo bakomeza kwibeshya no gutakaza ubwenge. Umugore we cyangwa se uwo wamuhinduye nyine ntabwo aba ari kumwe n'umugabo wahindutse umutagatifu, ahubwo ababana n'umugabo ushobora kuba ari gukorera ibindi bikorwa ku ruhande amuca n'inyuma uwo mugore atanabizi. Nta gihembo cyo kuba ngo uwo mukobwa cyangwa se ngo uwo nguwo, ahubwo akenshi haba hari ibihembo by'agahinda birimo no gucumura ndetse no kuguca inyuma. Icya gatanu, undi mukobwa yaravuze ati wasanga tuba tudakeneye abahungu dukundana cyangwa se tudakeneye kujya mu rukundo. Ibi bishobora kumvikana nk'urwenya, ariko ntekereza ko twebwe abakobwa duhitamo abasore batari abanyabo kubera ko tuba tudashaka cyangwa se tutiteguye kujya mu rukundo rwa nyarwo. Umubano ni ikintu gikomeye usaba kwigirira icyizere gikomeye no gutanga igihe gihagije. Abakobwa bari mu myaka ya za 20 rero baba bataratangira kwimenya. Tuba turimo kumenya abo turi bo, twivumbura ibyo dukunda n'ibyo dushaka kugeraho mu bihe biri imbere. Kugira umukunzi rero ni iyindi nshingano n'uruhande rw'ubuzima bwacu tutari buri gihe twiteguye gusuzuma.
rimwe na rimwe biroroshye guhitamo umugabo utazaba umukunzi wacu aho kwemera ko twifuza gusa kuba twenyine. Abantu benshi bakunda kwibaza impamvu abakobwa bajya mu rukundo babizi ko bashobora kubabara cyangwa se barabarabuye ko bitazavamo ariko n'ubundi bakarujyamo, ariko izi nizo mpamvu rukumbi utari warigeze usobanukirwa zibitera. Amazina yanjye ni Ancestor Ignace, tuzasubire mu kindi kiganiro nk'iki ngiki. Niba utarakanda kuri subscribe, reba hano hasi ukande kuri subscribe kugira ngo buri kaganiro akariko kose nshyizeho karimo utuntu dukeneye kumenya uzajya ukabona bitakugoye.